Nongere nguhe ikaze shuti mukunzi w'urugero TV and Radio Official amahoro Imana kuri wowe n'abawe. Ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro tugezaho gospel na sport. Reka ngaruke kuri sport rero. Sport amakuru avugwamo harayataravuzwe ayabaye nyuma y'ibikari cyangwa se andi yagaragaye ko abantu ntibayitaho nyamara asa nkaho bitari bimeze neza. Reka mpere kuri iyi nkuru ari nayo nibandaho uyu munsi y'umunyamakuru Ishimwe Rikari ukorera ikinyamakuru SKFM ndetse na Ruvuyanga ukorera Radio Rwanda nyuma yuko bakozanyijeho rwose nyuma y'umukino wari wahuje APR na Al Hilal. Uwo mukino ukaba wararangiye Al Hilal itsinze ibitego 4 ikahita inanikira APR ku manota, aho kugeza ubu rwose bigaragara ko Al Hilal yamaze gutwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda. Bamwe mu banyamakuru babaye nk'abakozanyaho ku mbuga nkoranyambaga, aho Rikari yapostinze amagambo agira ati niki wabwira Comrade Ruvuyanga na Taifa aya masaha ukuboko kw'iburyo kwa Eto. Muri makeya asa nk'ugaragaza ko aba bagabo babiri Taifa na Ruvuyanga ari ukuboko kw'iburyo kwa Eto. Maze rero Ruvuyanga ntabwo yatinze kugumujinya n'uburakari afite, yaranditse nawe ati amusubiza kuri post yiwe kuri Instagram, aramubwira ati bwana Ishimwe Rikari, kuba mwarariye amafaranga n'abapampe bagenzi bawe nyuma bikaza guhomba ntabwo nabigizemo uruhare. Ikindi kuba warafunzwe sinabigizemo uruhare, gusa icyo nakubwira nzi neza nuko uzasubira ishyorongi bigoranye. Naho APRFC gutsindwa nta kipe idatsindwa, sinzi impamvu byabashimishije. Cheers. Ashyiraho akantu nko kugaragaza ko rwose basangira kandi ari ibintu byo bisanzwe kuba APR yatsinzwe, ariko agaruka nasobanura cyane ko Rikari yamaze gucibwa ishyoronge adashobora kuhakandagira ku kibuga cya APR, ubuyobozi ndetse n'ikipe byose muri rusange bitakihamukeneye kuhamubona. Nuko Rikari yamaze kubona ko amagambo asa nk'aremereye, yaranditse ati Ruvuyanga muvandimwe, kuba ukorera Eto nicyo dupfa, naho ibindi uri umuvandimwe big time G. Ibi rero byakomeje gutuma abantu bavuga amagambo menshi atandukanye, ariko ikigaragara hari urwango rurimo ruraremwa mu itangazamakuru rya sport, aho kugeza ubu twavuga ko Rikari ari umukozi wa Sam Karenzi mu gihe Ruvuyanga ashinjwa kuba umukozi wa Eto. Kandi icyo gihe niba Eto na Sam Karenzi barigeze kubana uyu munsi bakaba batameranye neza, bingana no kuba bivuze cyangwa se bisobanuye ko aba bombi kuba badahuza bihwanye no kuba bagomba kuba n'abakozi babo cyangwa se inshuti zabo bijya bigorana ko nazo zahuza. Ibisubwa mbere ba Rikari na Ruvuyanga bigeze gukozanyaho n'ubundi, bisa nkaho Rikari iteka ryose iyo APR itsinzwe zamura amagambo menshi akagaragaza ko Eto ari we nyirabayazana wo gutsindwa kwayo, mu gihe kandi Ishimwe Rikari nawe ashinjwa we na Samuel Karenzi cyangwa se Sam Karenzi nabo bashinjwa kuba bari inyuma y'umugambi mubi wo kugira ngo APR igwe hasi, igaragare ko yatsinzwe Rayon Sport izamuke. Ni nyuma y'uko ngo nabo birukanwe muri APR mu buryo bwo gushinjwa kuba barariye amafaranga menshi ya rokitoma y'abakinnyi ba APR. Ibyo nibivugwa nta gihamya gihari, gusa muri sport ikigaragara hakomeje kuvuka umwuka utari mwiza hagati y'abanyamakuru mu gihe bagagombye gufatanya gushyigikira amakipe y'u Rwanda, ahubwo bari kuryana bapfa inyungu zo mu makipe. Ibyo bikaba ari byo bituma haza umwiryane udashira. Icyo twababwira kugeza ubu rero nuko nubundi amakuru yabo cyangwa se uko baramutse uyu munsi nyuma ya match yabaye ku munsi w'ejo, nubundi ni bya bindi byo komeza kugaragaza intege nke z'amakipe. Uruhande rumwe rukagaragaza ko APR ari nyantege nke, Rayon Sport ari nyimbaraga. Urundi ruhande ugasanga narwo rugaragaza ko APR ari nyimbaraga, Rayon Sport ari nyantege nke. Harimo ikintu cyo gushotorana mu buryo tubona ko hari igihe RIB ushobora kuzana bijyamo, mu gihe cyari cyo cyose dushobora kuzisanga hari abanyamakuru nk'uko twabibonye muri showbiz aho tugira tubona abanyamakuru bagenda bafungwa kubera amagambo bahoza mu kanwa kabo bibasira bagenzi babo kugira ngo bakore akazi. Bigaragara ko no muri sport hatagize igikorwa hashobora kuba ikindi kintu kitari cyiza. Ibi ndabivuga kubera ko tumaze igihe tubibona mu mupira w'amaguru, abafana bamwe babaye abafana b'abanyamakuru ntabwo bagifana umupira, abandi bagiye ku rundi ruhande. Ibi birasa nkaho rero birimo birakurura umwuka mubi. Reka tubibutse ko
Taifa nawe avugwa kuba ari umwe mu bari ku ruhande rwa Eto, nyuma yuko nawe akomeje kwibasira cyane umunyamakuru Karenzi aho yamuhimbye amazina nk'agafaranga. Ibi byose bikavugwa ko baba bagenda bapfa amafaranga yaririwe muri APR atagira umubare, atazwi, noneho bamwe bagakurishamwe abandi, dore ko ingoma ya Eto imaze gukurwaho Sam Karenzi yinjiranye na Chairman Richard, nyuma yuko Chairman Richard nawe asezerewe, Karenzi nawe yahise akurwamo, maze Eto nawe bivugwa ko yaje kugaruka mu ikipe ya APR, aza kongera kuyobora ikipe ya APR mu buryo buri indirect, cyane cyane kubafasha mu buryo bwa tekinike mu bakinyi n'ibindi. Bikanavugwa ko ari abatoza, ari abakinyi bamwe na bamwe bagiye baza kubera Eto, ndetse ubwo Taifa we agomba guhita amufasha birumvikana, ndetse Eto nanone akaba yararwanyije n'ibivugwa, akaba yararwanyije abakinyi Rayon Sport Karenzi yazanye muri APR we na Bikare n'abandi niratsinda cyangwa sirangoma ya Richard. Bisa nkaho rero nubwo APR ikomeza kurenganiramo, mu by'ukuri APR nta kibazo yari ifitanye n'abanyamakuru, ahubwo byarangiye APR igiye mu bibazo itakagombye kubirimo, kubera kuryana, bapfa amafaranga, bapfa amashyari, bapfa ibindi bibazo bitandukanye nk'uko bigaragara mu buryo bugaragara, kuko ntabwo bakagombye kwibasirana gutya ngo bibasirane mu buryo bugera naho umuntu atangira gutuka undi ku mbuga nkoranyambaga, ajye ku rubuga amuvuge, agaragaza amagambo, ajye kuri YouTube avuga ibyo ashaka, atuka umuntu, amwita amazina runaka. Ibi bisa nkaho hari undi mwuka mubi. RIB rero amaherezo uko bigaragara ashobora kuzabijyamo, hakagiramo abanyamakuru bamwe bashobora kuzabigenderamo banisobanura ibyo byaba biri inyuma y'ibingibi, kuko ikigaragara n'ubundi bugome bwakorwa mu gihe iteka ryose abantu bibasirana ku mbuga nkoranyambaga, bakajya kuvuga amazina mu bandi, bagashotorana. Bisa nkaho byaba ari ibintu. Nyuma y'uko APR FC itsinzwe, igatsindwa ku mukino wayo yabaraga nkaho yutsinda, ariko igifite amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona, biragaragara ko rwose APR yagaragaje urwego rwayo nk'uko benshi bagiye babikomozaho. Gusa nanone twakwibagirwa kubabwira ko iyi nkuru tuyishimangira tugaragaza uburyo aya maradiyo nituvuga cyane cyane nka SKFM ntabwo uzasanga ivuga neza APR. Iteka ryose ihora yifuza kuba yabona hari ikintu kitagenda neza kugira ngo ikomeze kubona inkuru, kandi nanone ugasanga hari andi maradiyo yabikoraga bo yabiretse. Gusa reka twifurize aba bantu bose gushyira hamwe bagashyigikira siporo, bagashyigikira umukino w'umupira w'amaguru mu Rwanda, kuruta uko bakomeza gukurura bishyira kandi barwanira amafaranga, aho kurwanira ko umupira w'amaguru watera imbere mu Rwanda, ndetse no gushyigikira amakipe y'u Rwanda. Byamaze guhindura reka mvuge gutyo, cyangwa se bahinduye umuvuno. Ubu ni ukwirwanaho, umuntu ashakisha imibereho akayishakisha akoresha amazina y'abandi, basebanya, bahangana. Njya nibaza ese abagabo iyo bahuye ubundi amaso ku maso bigenda bite? RIB rero nitabare, kandi nanone Rikari na Ruvuyanga mwakoze amakosa rwose kujya guhanganira ku mbuga nkoranyambaga, muba muri kwitesha agaciro no gusubiza inyuma abantu ko babubahaga. Reka tubashimire, ngusaba gukora subscribe. Iki ni ikiganiro cya Shundura Sport News, ubundi twageze amakuru ya siporo, ariko si cyane 80% bari gospel, ariko na siporo tubanyurizamo. Reka tubashimire rero, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nakagaruka.